ushobora gusanga igihe turimo dushaka abakomisiyoneri ufite dusaba kugurira bakagufata bugwate kandi bidema nkubwiza ukuri n'uzigira unyitakana cyangwa ubwire ngo ibi n'ibi niba gufata ndakwiyamye kandi nicyo mfa nawe ubwo urumva nakuvamo mu ruhe rwego reka nze gushakira abakomisiyoneri mu buryo bwihuse wishyiramo akabaraga urumva sinzi niba twashaka abantu bagena agaciro se ubwo urumva ntabwo ruza kudukereza duhita tubyikorera abantu baza kugena agaciro k'iyi mitungo ibyo nyine urabyigaho aho se Iribagiza yavuye ku izima nk'umuti naho se iyi nzu y'umuziranenge Iribagiza Rugema ari gushakira abakomisiyoneri yaje kubona umukiriya aha iyi nzu y'umuziranenge kitubabaje gusa ndaje mbikubwire byose nimba Iribagiza yanyweye umuti cyangwa ino nzu yagurishijwe ariko ni ibintu byiza cyane zana ka gatebe kawe ugashinge maze mbikubwira umusheri reba aho hasi hari buto ya subscribe uyikandeho nimba uri mushyashya hano nimba unahasanzwe nk'umuntu tujya duha amakuru meza ureba hasi hari like kandeho ndetse wajya no muri comment ukaduha icyifuzo cyawe cyangwa ukanadushimira umushu ese we murakoze ndashimira abantu bose mudukurikirana umunsi ku munsi mudahwema kuduha ibitekerezo byanyu mudahwema kutwandikira kuri WhatsApp cyangwa izindi mbuga dukoresha iyi niyo channel yanyu n'umuryango mugari wanyu wiyemeje kuzajya ubazanira icyo bitaho ku nzira y'umusaraba isesengura kuko murabizi neza tuba tubifitiye uburenganzira yuko dukwiye kubivuga ibizakurikira ariko tukababwira yuko tutabivuga byose tubabwiramo ibice kugira ngo icyo twita kubamara amatsiko bantu banjye sibyo abasheri rega ndabakunda reba nyine wowe utarakora subscribe reba aho hasi hari buto ya subscribe uyikoreho kuko subscribe nta bintu byadanje ariko nini byadanje uyikanzeho ubudushyigikiye kandi uburi umuntu w'agaciro pe n'ukuri kw'Imana turagushimiye wowe ukoze subscribe nona ndetse nawe wayikoze uri umuntu w'agaciro nibagiye gusuhuza abasheri banjye we abasheri banjye bari mu Rwanda ndetse mu Burundi n'ibindi bihugu mwese ndabasuhuje sibyo mana we inshwi akose we murakoze rero ntabatinde reka nze twigarukire mu mwandiko wacu bivugwa yuko Rugema ari gushaka umukiriya w'inzu ya Iribagiza murabizi neza Iribagiza n'umuziranenge nta kosa no umuntu mwiza afite umutima mwiza ndetse bitandukanye nuko tubitekereza twese murabibona neza ko ari umuntu dufatiraho icyitegererezo inyigisho ziwe ziratwubaka ese ino nzu iri buze kugurishwa cyangwa harimo kidobya kikaza kubidobya ndaje nkubwire byose ukuntu bizagenda ariko nababwiye ko ntazajya mbivuga byose kuko murabizi n'isezerano icyo bita hano no kubasogongeza cyangwa kubabonjesha we sibyo abashu naho Iribagiza wabaye kagarara ko nk'umuti byakaza gusa ariko mwibuke yuko naberetse ifoto ejo abakoze sabu ndetse n'ababonye video bari kumuhereza umuti ubwo yavuye ku izima sibyo yavuye ku izima kandi biba byabaye murabizi neza nyine ko iyo bari gukina tuba duhari 100% ariyo mpamvu amakuru tuyazana tukayabaha mbere kugira ngo hatagira abandi bantu bababeshya sibyo abashu urabona hano ku iyi foto Rugema ari kumwe n'umuntu uje kugura inzu ndetse uno muntu azanye amafaranga yiwe batangira kubitonganiramo urumva yuko kubera ko inzu ari iy'umwana w'umugisha kandi harya baravuga ngo igiti cy'umuruho cyera ku mbuto simbizi imbuto z'umugisha zera ku giti cy'umuruho byashoboka aho ngaho kandi rizavamo imbuto ntirimungwa kubera ko inzu ari iy'umwana w'umunyamugisha ntabwo ishobora kuzagurishwa na rimwe kubera ko ntabwo Imana yabyemera ndetse namwe kubera ko mukunda Iribagiza muramusengera murumva iyo nzu koko yagurishwa abasheri aya ntabwo yagurishwa ubwo rero kuri iyi foto murabireba neza ko hari umukomisiyoneri uzanye amafaranga menshi murayabona n'amafaranga ndetse nuko bitandukanye ndetse Iribagiza nawe yarari gutekereza mu mutima we ibintu byinshi cyane murabizi neza ko Iribagiza dukunda yarari kuvuga ati we nacyusa ese uwo muti murumva neza ko yavuze ngo uwo muti mwagize cyangwa ibyo bintu mwabwiye Iribagiza ku giti cyiwe
ibyo bintu yibagiwe, kandi niba bimubwira se arahita yumva nyine bitarigeze bibaho, ariko nta umwe we ku giti cyiwe akabyibuka, murumva ko ibyo bintu biraba ari byiza cyane, sibyo? Gusa nyine mana ndabakunda basheri, ni ukuri kw'Imana mba numva nahora mbaye ibiganiro ku mwanya none reka nze mu kanya reka mbwire abantu banjye mu kanya mu kindi kiganiro, mwese ndabaha akavidewo iribagiza ariko nk'umuti, kandi si ukubabeshya, ikiganiro ndi bukore cyayiribagiza araba ari kumwe umuti abashusi byo, kandi njyewe ni ibyanyabyo, reka nze mbisabire uburenganzira kugira ati ntabice amatsiko mu kanya mu kiganiro ndi bushyireho mu kanya, mube muri ready ku buryo kitari bubacike bantu banjye. Rero reka minire hano kuko muri abantu b'agaciro, mbabwira ati bye dusubire mu kanya. Rero nimba arakoze sabura umuntu w'agaciro ushaka kwamamaza cyangwa kugira inyunganizi uduha ku byo dukora, watwandikira kuri WhatsApp yacu cyangwa ukaduhamagara ni 0788975232. Iyo niyo WhatsApp. Kuduhamagara ni 079404606355. Murakoze, Imana ibarinde kandi barebe icyoroshye, muri abantu b'agaciro kuba mudukurikirana umunsi ku munsi, ndetse Imana ibayobore mu nzira igororotse. Inshuti zanjye, I love you, abashu, bye.